Yamaye inka rero ye penye episode ya mbere season ya mbere ni kabaka wa mbele ukaya gato cyane ajya makiswe ngo iki KACIS So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzo ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 789. EGT.net, the free movie tree. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe: ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro Inshuti y'Ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy,
ifasha abarwaye umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwaye imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Yamaye inka rero bakise ngo iki filime yacu dutangiye bayise KACIS. Uwo dutangiye mu gace kitwa Hatati ni agace kaba muri Syria. Ndetse mu gutangira rwose arabavuga rwose ababaho nk'uko rwose nibabeho uko Imana ishaka. Umunsi umwe bazahanwa nk'uyu mukafiri. Rwose abanyabyaha bose bicuze, ndetse mutwiyungeho kugira ngo ibyaha byanyu mubisukurweho, mubivanweho. Inshingano zanyu ni uko mu isi yindi ikurikira atari isi turimo, mukaho neza, mukaho ko Imana ishaka. Allah subhanahu wa ta'ala rwose baravuga Allahu akbar. Baravuze bamuca igihanga. Mu bizara rwose ni akaritse rwose usanga zibamo ibyihebe rwose byica abantu ku munsi ku wundi. Tuvuye hariya kuri ruhande byose ndetse byaciye kuri televiziyo hose nicyo bareba. Twajanga mu Bwongereza, utangiye muri Syria harimo bica abantu. Gatinze bari ku ruhande bose ni mu gihe ikibazo ngira ngo mubyishyura rwose tuva ahantu hamwe yanga ntabwo mwishyura. Sari kugese ahantu hose haranya Turukiya. Icyo mwakira cyose mumbwire. Bo baseriva ngaha bava mu gihugu kimwe. Abantu bari mu Bwongereza nabo muri Turukiya. Shemete yana mahoro ufitanye rwose na ZT News bimeze biti byayo. Bana abanyamakuru baransubije bavuze ngo iki? Nabyo biranze. Angaye inkuru rwose bari zibura kandi ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo rwose utangaze inkuru zimwe zitariho ivumbi. Uzi n'ikindi dushaka amakuru mu buryo bwacu, kandi ndetse ndabizi ko bazadutakamira ngo batukorane natwe. Inkuru zacu bazatwinginga ngo tuzibahe. Tujyane na kuru ya Nowa rero mu byumweru biri muri Istanbul muri Turukiya. Bagiye kujyayo, reka tujyane nabo. Hari inkuru ngabashaka sezanya ko rwose biza kuba bitekanye. Si ushaka se kuba umuntu waba abantu batangaza amakuru ku rugamba isiko bimeze cyangwa? Yego niyo nshaka. Ese kukibundi maze igihe cyose ngukurikirana hose imyaka ibaye 2 ntirukaho ahantu hose byiza. Tuzanga muri Istanbul muri Turukiya mu byumweru 2 barafite ngo kurungo ya Nowa gwirajya gushaka inkuru. Numbaze ngo inkuru nyabaki usanga bashaka kuba rwose batangaza za nkuru utasanga undi muntu ari wese. Inkuru zo ku rugamba inkuru nganga gusanga umuntu gutangaza inkuru. Inkweto urazibona gute? Oya, inkweto wambaye niza bigakabya, urakabije kwambara inkweto nziza. Ahantu bagiye ntabwo ari mu butembere. Tangaza nkuko bati rwose twabonye ibyihebe birasa abantu byica abantu bicana ibihanga. Kuri hano wangiye ni none mugenzi we hari undi muntu tuye kujyana. Buretse tujyana nande kandi? 4 kişi olacağız demiş. Sinzi ko twemeje abantu 4. Farkında mısın? Ko nanjye ko natanye kuba benshi. Umva Zeynep yenda kwagera. Ya baba we kakaze ngaho katerega kome bihagije. Sike oğlum çıkmayacak. Witwa Zeynep, numbaze ngo Zeynep w'ikibazo cye niciye yasarakara. Umunyamakuru anga mwise Murungi anga yasarakara. Aşbelas. Zeynep Kaca. Umva Zeynep anga rwose karaca. Ushaka ko aramumvisheho. Ni umuntu rwose ujya uvugana rwose n'abanyapolitiki b'Abadage.
reba hano nkwereke mvase Baksana be. murunjyaga ntabwo abyumva Nanjye kisi. namubonye ubonye nde Ya. umugore avuze ngo Zeynep Karaca Nereden biliyorsun? wese umuzi ute Sordum. baje Nowa nyine Nowa arabimbwiye İyi bak şuna bak. reba Kız biraz sorunlu bir tipi. Olay bose ni umuntu aha ngaha ni akasamutwe ni byinshi inkuru nyinshi zimuvugwaho kandi zitari nziza ntabwo avugaho rumwe urasanga hari ibyabaye aha ngaha akavidewo arimo aratera umunyapolitiki amukubita amagi yisaza bamuzi nk'umusazi mu Budage abibona ni akavidewo nk'aka kagiye gasirikira ku mbuga Zeynep aha ngaha yitotomba ntibwatinze Zeynep mwenyewe wese yizira fata video yawe kein Problem. Du bist pünktlich. vewe mu Budage bose bashaka gutangaza inkuru ni za nkuru usanga benshi badashaka kuvugaho ningeze Zeynep Evet. ay murungi nanjye ndicita Kaç izlenme olmuş? icyo kiganiro se gifite views nyinshi Efendim? ushaka kuvuga iki Bana izlettiğim videoyu soruyor. arimo aravuga video Çok olmuş. zifite nyinshi views nka 100 Aslında öyle olay çıkaran ako njye ntabwo ndakasa mutwe sinditesha mutwe sindi n'umuntu wo kwihambira wizirika nuko bagiye bagacamo nyine bagakatamo ibyo bashaka ibindi babikuyemo baragiye bagiye gushaka inkuru hano turi muri Turukiya murungi sabe sibyo Aha. Ben de sizin geleceğinizi duyunca araştırdım. nyumva ko rwose turajyana nahise njya gushaka ibyawe Araştırdın. wabishatse narebye amafoto yanjye se nifotoje cyangwa Ama güzel. nashafashe amafoto kugira ngo ndebe akazi kawe Olmasın. sinabeshya nyine ariko nagize gutya n'ayawe ndakureba uko usa kugira ninkubona ngo umenye Anladım. okay Bize de geleceğin son anda söylendiği için. twe twabimenye ku munota wa nyuma kuri buze rero ntabwo twagize umwanya wo kugushakisha Zaten hoşlanmıyorsun anlaşılan. bivuze ngo ntabwo ukunda za surprise Sadece bu videolardaki gibi davranırsan orada başına 1000 tane bela gelir diyor. umva ushaka kwigira umusazi hariya ahantu twajya mu bibazo byinshi ushaka kuzana iby'ubusazi hano Gittiğimiz yer Avrupa değil. ahangaha ibintu tujyemo ntabwo ari nko mu Budage hamwe ngo urakara umunyapolitiki ukamukubita igingo ukumva ngo urisayije muri Middle East burasirazuba bwo hagati Teşekkür ederim. umva nishimiye rwose ko rwose uhangayitse ku bwanjye gusa nakitaho ntumenyere kandi Hadi. Bizim uçak bu. Hadi. ntumenyere komereza wagiye muri Middle East ibihugu byo muri Middle East ni za Syria za Iran za Iraq bya bihugu usanga byinshi birimo intambara ibihugu bitoroshye bwatinze baza hano bakiri aho ngaho umwe baramufata uyu nguyu nawe baramuyora karabaye aha ngaha ni ukuza bakayora uyareba uri mu rugi ari kumwe na cita inkuru igiye kuba iryango rye hari abaje barabayora nimba biri muri gahunda nimba bayoboye gutya mbere mupangu undi barabayora nabo barabayora ngomba ngakora ko babishyuye barabaye kugira ngo nyine babacishe ku ruhande baje nka mu buryo butazwi nta kinyamakuru cyabatumye baraje gutyo gusa ubundi ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga cyane cyane umunyamakuru ambasade igomba kuba ibizi iki byose bigomba kuba gahunda zose zigomba kuba ziri tayari agace hano ngaka sani urufra ni ukuvuga ngo ni agace ngo ngasomye nabi cyangwa ngasomye neza ni mu kobo k'iwabo aka gace mushaka kukamenya cyane bigiye kure se ntibwatinze mwese mushaka kujyayo se mwese ndabayobeje se bwatinze ajyano ni inkuru ahangaha inkuru ni indyango rye Anladın mı? Yolunda yolunda. hano natekanye iyi uraza ko ari sawa Mis. Ismail rwose niwe waza kutuyobora Köyüne kadar. araza kutujyana mu mudugudu aho bayazidisi baba Vallahi. abantu bameze nk'abayisilamu ariko noneho badahuje imyemerere neza n'abayisilamu ni bayazidisi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam ndimo ndabasobanurira inzira tugiye gufata witwa Ismail niwe ugiye kubajyana Türkiye'den nyuma ya 25 zo kugenda turava hano muri Turukiya tujya mu gace bita Fakal daha yok reka inzira bagiye gucamo Radek. ni agace ka Fakal rwose baragenda bakagenda muri za Syria geçeceğiz. turaza guca kuri bariyeri ya Brotherhood ni agace ni umuryango w'ibyihebe baba barakoze ngo umuryango rwose ngo umuryango mugari ni 1000 kuri buri muntu ubwo batwemera gutambuka Değil mi? nizere ko rero hanyuma turaca kuri bariyeri Olmayacak. mu gihe tubishyuye nta kibazo ugera kuri bariyeri ukishyura nta bindi Beyim. ruswa ngana ikora Bolca çabuk gel konuşma. maze kuvuganya na sheri wanjye
Shobanye Queen of Cheetah. Bose turimo twapanga ubukwe nongeye kumuhamagara. Sawa. Bana panga na Queen of Cheetah. Baravuganye kandi ntago bizi ko yajanga mu nkuru zitemewe aziko rwose kiri iwabo byahe ko tayaregeye muri Turukiya kandi mu nzira ajya muri Syria. Gatinze. Anga amasaha y'ijoro guca kuri bariyeri babona ariko bitwa ba brotherhood. Ngo nabavandimwe. Ngo rwose n'umuryango ngo witwa ubuvandimwe ngo n'ubuvandimwe. Abavandimwe ariko bica abantu koko. Nibyihebe. Asanga ngaha murungi ifoto ya mbere ya kabiri iya gatatu ndayariye ngewe. Arya amafoto mu biki. Dufatanye n'utwihuse. Ari utwihuse tuba tugomba guhita tucaho. Yadufashe do bano imbere. None mugenzi we. Ngo afite ubwoba ni Cheetah rwose anga afite ubwoba bwinshi cyane. Nibi naje matanye kubyicuza gusa nkabikunze. Nibiza ko bitakoze ko turi abapfutu. Reba ko rwose bari gusuzanya. Ndikubabona. Shaka kurera ubwoba se. Ko turi bupfe. Tanye kuza byo gupfana. Ntungange ngewe ntungange. Byangabona abantu hano baritandiye nk'abantu ntago baseka. Shatse ibyo guseka ni kwitunazira. Runywanga inkuru rwose iwe yagiye kure mu bintu byo gushaka inkuru. Ni inkuru no kwishaka kuko bina keza. Aratambutse. Iyo bashyizeho bariyeri banje barakomeza. Wagiye kwace k'abantu bitwa ba KACIS bagiye rwose kushaka inkuru ngo urumva niba nawe kwishaka tayari bizaba birangiye. Bajanga ko yakora rwose nago guca mu buryo bworoshye no guca mu misozi. Bari hano mu buryo butemewe. Bajana bacisha mu misozi. Ngabo ni Noah na mugenzi we Ismaeli ukabona Cheetah murungi na Zainep amujaja inyuma. Umva rwose mfite amenye ko naje muri Syria yanyica. None ntago bigeze ubwira fiance wawe. Mwese ababyeyi bawe bababwiye. Nta muryango ngira. Ne demek ailem yok? Ushaka kuvuga iki? Ntawo nyine. Muragoye ko nta muryango ushaka kuvuga ikiza. Ari kuvuga muceceke. Murasakuza we. Ushaka gusakuza. Sakuza nkane kwituzira. Azanga baruhukemo. Aca mu misozi. Bakira Ismael mwishe karabaye. Baza kwishana. Karabaye. Misozi hanga yeze bafasha hanga. Umva impande namuntu cyukoresha wana. Arabasha ngaha. Ibye bibiri byashano. Ngo abiza yanga rwose bihaca bikora patrouille. Usanga namuntu gikoresha no muhanda. Turukira ngabana nyene n'agatabi. Hano bagiye kunywera agatabi. Sasa nari icupa nga iki kigurude bakibonye kabakabaye. Mujaja yasize gurude hano. Gurude igiye kuba ikibazo. Gurude kuyibona kabakabaye. Abanamba bazini ibyebe ikiyebe shaki kubonye. Umuntu w'umunyamahanga w'umunyamakuru wa police banga abanyamakuru kubi. Bajanga kuganira uko baganira icupa ngo bakurivana mu nzira. Ire cupa badaheze icyo bakaribona. Icupa ariko ikura mu nzira. Niki numvishe ingi birita yakurya. Nindiraho ibyo nubwo ari byihebe kwa ko atari n'ibisirikare babigira ubwoba shawo. Abasivile bari inyambitsi rwose ukigira indwanyi ku mbaraga. Nta muntu hari wana bageze gutya bamura umuntu sasa yitsimbano amujyajya. Aba tugende wana sike. Twigendere twenda kujyana kuri bariyeri twigendere. Ni ibinyabwo byaheze bigenda asanga ari nk'imbeba. Buze gato. Abantu bafite imbunda abantu banyamakuru sasa kubabona hano ngaha muje kuneka ibyihebe. Baguca igihanga. Ko twanatangiye filime ngaro umuntu bacaga igihanga kandi umunyamahanga. Bamucaga igihanga nta mbabazi bagira. Bahita bati kafiruna. Kafiruna tumuhitane. Urugendo barukomeza. Hano no gukomeza urugendo. Amujyajya agenda. Amujyajya hanga yarabakoresha amakosa. Yarabatumye babahitana batanagerayo. Bajano. Na gace aho KACIS baba
abazidisi rwose bo bifitemo no kuba rwose bamwe muri bo ari abakristo abandi ari abayisilamu bafite n'imyemerere idahuye neza n'iy'abayisilamu ijana ku ijana. Hoş gelmişsiniz. Urakaza neza rwose mu mudugudu wacu iyi Sana emanettir Mendo. rwose mudugudu musigiye rwose aba bantu ni abashyitsi nkwaye Edin İsmail. nyiragiye none se Ismail ntabwo usigara oya Sen bilirsin. okay nta kibazo. Köyün lideri Mendo amcamız. Bamwita Mamudu kadar geri dönüp Mamudu rwose ni ukuriye aka gace muri kumwe babitaho arabitaho kugeza igihe nzagarukira nzaza kubafatanya nyuma y'iminsi mikeya. Sağ ol İsmail. Byo mukora nkamwe mubikora nzagaruka nje kubafata. Bize ayran verin. Rwose mureza rwose amata bashyitsi babanze banywe bakubita amata hano nkanga bagukubita amata y'ingamiya ukayanywa murongesa bakana rwose kaze mu mudugudu wacu ni inkuru ngazi bazanye n'abanyamakuru 4 zanga munywa amata ni ingenzi. Yorgunsunuzdur. Geçin. Ariko siri mugira ikibazo mwisanzure mushaka kuba murushye munywe mwicare mushyire ikapu hasi bereka ko muraryama amata bahame rwose amata bahame yaje hano wese naguza Biraz etrafa bakacağım. oya ngiye kwanza nemberemo Chita tujyane oya ndarushya kajya kwiryamira ngiye Chita ni umunebwe İyi tamam hadi. sawa agenda uryame uyu nguyu rwose murungi wakunda inkuru kubi bagiye kwanza tembere hano amujyajya yaje apingana na murungi yaramukurikiye amujyajya bamukurikirana yaje amukurikiye Yorulmadın mı? ntabwo urarukira oya Ne yalan sanye nkubwije ukuri narushye nashize varmış. rwose urugendo ntabwo rwari rworoshye. Ne yapacaksın? none se wogiye Güneş doğarken toplanıp numvishe ngo izuba jya kurasa iyo rirashe abantu hano muri aka gace bahurira ahantu hamwe bagasenga nshaka kuba ndi ahantu heza kugira ngo nze gufata shoti yo ku rwego rwo hejuru akubita ifoto nziza cyane bose bari gusenga. anlamadım. nka kera se nk'uko yawigenza Baktığımı söyle. siraguye ko se amafoto yawe nagiye nyarebamo Eskiden güzel kareler yakalıyormuşsun. rwose wahoze uzi gufata amafoto meza nahoze ngira nkaho noneho byashize ngaya noneho Bu defa olur belki. kuri inshuro hari baraza kwishimira amafoto yabaza agaciro Her afite amafoto menshi meza gusa ni kenshi batamuha agaciro nk'umunyamakuru rwose w'igitangaza fotoğraflar akaguma hasi Ölmeden değerimiz bilinse bari. sawa Nereden çekeceksin? bose negereza yo kuzamuka ahantu bari ahantu hitaruye kugira ngo rwose baze kuba bari hamwe igihe baza kuba bari gusenga aze kuba rwose ari ahantu hitaruye kugira ngo afate ifoto nziza Bu anı kaçıramam. bose bakaba baruhutse Emirler Oya. yanındaydım diye film yaparım. shaka ko rwose igihe uzafata rwose iyi foto nujya kwereka ku isi hose zaba nanjye mvuga ko igihe wayifatishije nari mari Noktada değil mi? Öyle. gusa none Sen iriya gurupe y'abantu babicanyi ntabwo iba kure y'aha hantu Sonra olmaz. byebe intagondwa ntabwo ziba kure hano bivuze ngo anytime bashaka kubagwa barebye nabi ni iminsi mike nk'aba hamara Aha. nta bibazo bigomba kubabaho bo bariyizeye ni iminsi mike Gel. iminsi mike bakora ibyo bashaka baye gukora by'ibanze bagenda naho ibintu byo kuhatinda cyane mwashiduka babaguyemo bakabakorera ibintu bakora bakafluna ushaka kuvuga ati wowe uri mukafiri nka Rufendeke cyumva izina Rufendeke uhita wumva ku mukafiri görülüyor. angaha review nziza ushaka kureba amujyajya akira reba nawe amujyajya ashyiramo arebe ariko hari akabazo ufite akahise kandi akahe kabazo Kalmamış. ko bisa nkaho nta memoire ufite usigaye nk'amafoto nka 48 yonyine ngo iki ayayayayaya Boş kart. izindi karita nazisigiye Chita mananye igikapura cya Chita Bana diyeceğini keşke sen uyusaydın. bisa nkaho ari wakaba waruhutse Sorun değil ben. nta kibazo none sinjye kuzana izo karita Harbiden alır mısın ha? yes byaba ari sagenda usizinza neza memory card Ya o kadar yol. hako warasaze Sen- wakabivuga ngo hoya nugeyo rwose bireke ni kure hako atinyuye tubwira ngo ngeyo Şaka yap. se umbwiye ngo ushaka kujyayo Murongi sabe we na rwose ibyo kubona umukobwa ntimushaka kujyayo nyine genda uzinzanire Bir de bunu kaçırma. rero ndabizi ko rwose ibyo washakaga rero komeza rwose ubura ahangaha ngenda agiye mufoto ntiyapfusha ubusa ufitemo makeya sigayemo amafoto make bagiye kwiryamira Hemen döneceğim. rwose nezerwa ishimisha nagaruka mu kanya ndamukubise picha ntabwo ko bite picha sha akamujyajya sha amujyajya ha
yamurebye amujya ari kwizanisha ibintu byo kubwibaranswe imbere kandi hari abantu batajya bakina iyo mikino ntibwatinze mu cyakara abantu hano muri aka gace ubwoko bw'abantu bw'abayazidisi ariko rwose baba muri Syria baba muri Iraq bagiye bafite abantu benshi bagiye baba kubera ko ni kenshi abayisilamu bagiye rwose muri bihugu batabemera ko cyane ko rwose imyemerere batayuje neza babarwanya bituma bagenda bimuka bagira izuba rijya kurasa bose bari hamwe izuba ryamara kurasa bose bagahura hamwe bagasenga isengesho rigatangira niyo mpamvu umurongo Sabe nawe uvuze ati ngomba kuba nta hantu hitaruye kugira ngo mbabone neza tanya gusenga kurudishi kadishi ikime baba bavugamo basenga bashyiramo isengesho barimo barafotora amafoto bite shoti za hatari sasa kiranga dore ngo sasa barimo barasenga mu cyakare mu gitondo harabahise baza karabaye umurongo Sabe reba wari ahantu hitaruye arahitaruye karabaye sasa karabaye arebye ngaha network ni ikibazo ngo aburire bagenzi be ni ikibazo ntabwo yabona uko ababurira sasa aramanutse arebe ko yaza kagira akiri kare barimo barasenga baza hejuru y'amazu bagasenga bibutse aka gace gaturanye inagorwa n'abigometse inagorwa ngaza arabateye cyakare mu gitondo tondoni wese abo ntabwo babemera abisilamu ariko bo muri utu duce nyaboneka nuko abangaba basebye isilamu yacu ntabwo ubundi abisilamu twica abantu ariko abangaba muri utu duce basebye isilamu yacu dukunda bashanga bagwamo n'ibyebe byaguye mu gacanga biraza bagakora umukwabo akabakuramo umukwabo akareba ko bose barabasura basengaga abandi iki wapi gitondo cya kare ahandi rwose nta muntu wakagenda ngo bamwe bajye mu kazi ngo batatane wapi bagwamo mu gitondo ndetse nabo barabizi ko basenga mu gitondo cya kare babagwemo mu cya kare urabubona ariko atambitse ikirenge atambikamo jebe gatinze mu byeyi banga basa yanga abanyamahanga sasa abanyamahanga n'ukuntu bambaye tubona ko rwose atarabinaha bambaye ubuntu bw'uburakoste yambaye ishwa mu bw'uburakoste n'ubuntu yareba uyu nguyu yareba kuramo filme avayo gake ni kihebe ariko ujya utinya umuntu wavuze ngo yarihebye ngo ni ikihebe ngo nabagenda bivuga ahantu hose ngo ngende ikihebe iba rero yarihebye wese abura kuguheba yarihebye ari we arabareba ati iki mu ndebere abantu ashaye ibyangombwa byabo sha mu binshakire mu ndebere areba harimo abazungu dore n'undi rwose wagahara abantu bafite uruhara ku buryo ushobora gukozamo nanuzu usongoye nk'agapapuro gakozaho yahita rwose apfa umukuru ariko barayange uyareba ahantu hitaruye baza kureba pasiporo zabo wa mbere nguwo mu Budage Berlin yaramurebye yesu agatwe aramureba areba undi nguwo Noah aza ku wundi nguwo Chita aza kuri Chita aramureba kureba pasiporo zabo ni ikihebe gikuru areba n'umukobwa nguwo amujyajya Okay. Izi passport hasigaye imwe sasa. Passport zose ziri hano hasigaye umwe. Ko mbona bane. Uyari hehe? Na wundi uhari. Nawe. Harisi.
uyu ari hehe mu cyongereza cyo gusunikiriza where is he ngo murungi sabe ngo ntago ari kureba neza ngo amenye ibyo ari byo niyo bari kubaririza ari hehe Where is he? ari hehe aherago kuyungu wagahara baza Nowa nabyaze n'uyungu wagahara Paulo banga kuvuga ntago bashaka gutanga mugenzi wabo sasu nambabazi sasu kibe nambabazi gifite se ujye bikino hoye ashaka gufotora ashaka kugira atebabure n'icyo akora karabaye wenda babaza dembaze kangaye ntago nshaka gatatu bose bashyira hamwe ayayayayaya murongi sabareba niwe bashaka I said. ndavuze ngo Where is he? ari hehe mugenzi wanyu ari hehe mugenzi wanyu ari hehe ariwa ndapfuye ninjye bashaka none njye baragisha nawe uri hano ngwiki He's not here. nawe uri hano yasuye muri Turukiya arabeshya ni Julius Chita arimo aravuga ukuri mu cyarabu umukobwa amujyanye ari kuvugisha ukuri Ndaki doğru mu söylüyor? mugenzi wawe kuvuga ukuri Julius Chita William Jire Barındaki. uyu muntu ari kuvugisha ukuri cyamurase nona ari kuvugisha ukuri asanga ku ruhande ntago ajya bara abantu muri karitsiye bigize intwari uwigize intwari ahangaha afana icyuma asanga icyuma bagwambe baramurasaba bawucicuma amasasu mu kirere sasu barashe isasu rimwe paka muri lensi yo mu rugisabe hakurya barashe isasu ratumbagira paka kuri mu rugisabe Sabore gushaka nawe ngo yasuriye muri Turukiya ugize ibyago ushaka gusanga hano bagenzi bawe ikintu cyababaho nka Chita bamaze kuvuga ko yasubiye muri Turukiya yavuga uburyo Turukiya iri hakurya y'aka gace yahita amubaza ati se Turukiya ni iri ndi kubona hari haruguru niho muri Turukiya niko muhita mwebwe niko iwanyu muhita dore ikigabo turakagabo ariko ntabwo kaba gafite amagara ahambaye do ngako neza witegereje urufende kafite ubwanwa nuko yaba ameze sura kagiye kararakara bajya ngo horanukirwa gusa umuntu yarakaye mugenzi wabo sasa yaguye mu kidamu mu rwo banga buryo yasokana ari muzima mwana ese tumureke gutyo mwana apfe gutyo bera mupangu mugenzi wawe mu rwobo nje wasinge manuka muri iki cyo mugenzi wawe nuko umutamo hano sasa uyu baragiye barasasha muri lensiye yarajyana nakwera n'ibintu by'urugamba ntabyo abazi kandi ngo yigize ngo umuntu wadanje cyane ngo rwose ngo inkuru ze nizo ku rugamba zahe kugira ngo ukicuza ibyakujyanaga ukabadi nari mu bicyubundi hajya ibingibi byaje ryari gatinze yabikangutse murungi sabe murungi Paulo baramurashe rwandiko rwa Paulo rugiye nabi isasu ritagiye guca ku ruhande byakurya agacano kari ahantu hitaruye ntago wapfa kumubona yaje hano yagarutse kureba mu gace dore kiriyo abantu bagiye barayitana shawo rero kubera kugira ubwoba urebye neza umubajije muri aka kanya iyo ufashe igiti ukajya guhangana n'abantu bafite imbunda bumva inyoni ubwoba yahwereye bagenzi babo bapfukamishije abandi bose yazengurutswe agarukanye igiti muri karitsiye akajya kurwana n'abantu bafite imbunda n'igiti hiti meka nguwo ahubwo ino giti dusanze ariwe giti n'uyu nguyu giti ni Paulo bamurashe shawo ubwo bakurashe ni pozisiyo ugumamo nta ngo bashaka gutera basi ngo bakuryamisha bo sibo ni abagome zo yapfuye baje ari bane baje ari batanu bari bane hiyongeramo 8 nta mujyajya
yewe we ko kabaye yewe we angane gutanya kumenya ko ibyo wajemo atari amushinyiko nta bintu by'imikino murimo bajanga nta muntu babwiye ibihugu byabo ntago bizi ko bari hano reba gatogo sasa agace barimo network ni ikibazo ubashe guhamagara iwanyu ngo babwire ati twaraje nubwo twakojeje basi mudufashe dutabare abo sibo rero batabara batazi ko muhari abo sibo ubwo rero nawe iyo ugiye rwose ukigira komando barakubwira ngo komeza wigire Rambo haje ahangaha ikintu gisigaye ni agapupe aseka mwana uraseka ko nubwo n'agahinda byose bikivanga ugaseka wanseka mbabaye naba ngabo yewe gapupe we bisa nk'ari njye nawe gusa dusigaye tugiye kwibanira twiganirire yewe ndi mu bihe nk'ibi ukinira nk'imbwa nk'ipusi nk'igipupe cyo kujya uganiriza kugira ngo udasara urebye nawe hano situation nk'izo uranasara usigaye ari wenyine abantu bari mu mudugudu abantu bari benshi nta muntu mwabona bagenzi naze ngo bagiye barasesasu nimba yakubise kuri lense nimba ryayikubiseho nimba yesahwera gusa nimba arakawe kayikubiseho hari ibintu muri situation nk'izo nikawe kajya ngo barakurasha bakarasa nko ku ruhande ukisaka ngo ibifu ibifu gute kesanga esa ko yikangamo basiko bonye iki dore gihari dore kiraha baragiye umudugudu barawica ibyo bana ntabwo bikina baragiye wose barawica wose fatanya amahanga cyane cyane nk'aba ngaba nicyo bazize ubundi ntibabakunda kandi mu usanga ibyebe nk'ibi ngibi rwose ufashije abantu batazi ubundi baraguhita wanze gukorana nabo aya bavuga ngo iki ngo utarundanya hamwe nanjye babagira ati abasesagura abanyanyagiza abaye mute ntasomye Bibiliya mwebwe fendeke ngo abasesagura nyumvira bana mikino sasa kiranga mudugudu irukanka itabare do hakurya muze mudugudu yarambwiye ntabwo arapfa neza sasa hari abandi baje none nk'ibisanga rwose iyo hano habere namba ntabwo bajya bura abandi baza bwa kabiri baje nko kwiba batamenya ngo baje gukora iki bwatinze hano kuri ruhande abazi hano bamwe bandi basigaye rwose rufe ikaze rwose Imana ishimwe cyane kugarutsa amahoro bose hanga bibaza abantu cyangwa umenye ko ibyiye bari ibyiye bamenya n'ukuntu biba bitekereza biba bishima n'Imana cyane ko umuntu ngo agarutse avuye kwica abantu ngo bikayishima cyane ngo Imana rwose ishimwe cyane ngo uvuye rwose amahoro uraje yadufashije ko kurabica we niwapfa abanyamahanga rwose muwafunga abantu se n'ab'ingenzi okay ntacyo reka mbiteho bajyane rwose ahangaha abantu wari uruzu rutarimo abantu none se rufe hari ikintu kinye twaganiraho ndarushye ngana akebe kandi gashaka rwose gufatisha rufe karamubuze ka Diane kibe ka Diane abanyamahanga ngabo funze n'ibintu ku mutwe umva wihatiriza nta muntu umwe rufa ajya yitaho cacaka خدي معك زلمه واخذني لاشخاص umusirikare umwe mujyane aba bantu mushyire mu modoka bajyane hamwe hafi yaho rwose tubika intwaro bajyane abanyamahanga hano turi muri Syria amahanga urumva no muri Turuki abanyaturuki abaturuki haya n'abaturuki n'abaki ngabo muri Turuki ubwo none se nago bababo none mbisebo babazanye hano basangaha namwe umenya ko rwose ibyo urimo utazonya kujya ukomeza yamvugo ngo ibyo ndimo ndabikomeje ibyo ukomeje ibiki mwecare hano we Julius Chita ngasize fiance rwose wabo fiance ziko ngo ari mu Bwongereza nazi ko ageze muri Syria rero ubwana rufendeka kumva ngo ngeze Bugande
ngeze utese ngo amaye inka ye rero gusa singeze cyabisheshe basanga niho ageze ejo mwavugana gusa sindi kimisagara yamaye inka mwongera kuvugana ageze kure yegereye mu Burundi hakurya mu Ngozi abantu babaho gutyo rwose usanga buri munsi bagenda rero uyu nguyu nawe yagiye niko agiye kuzira Julius Chita numbaze ngo abisobanura kuri no Chita we gute none se abisobanura ati bundi wari wamurekuye haje abandi do izi muzi sake sha murebe ikindi kigabo cyajanga haje Sami Switch n'agatsiko ke ba PDG ba Sinte bose bajano bara nta kintu baba basize rango twakiba Sami Switch arebye ariko uyu nguyu w'ibitsitsino afite urunushaho rw'uruntu tamenye ngo nuruki mudugudu hanga yuko akiri muzima gusa nta kiri muzima ariko se abantu hano babaye bita mwibondo kiratungukiranya mbega Sami Switch uyu ngo ari munsi yitsimbye hano agiye rwose yisanisha yakoze icyo bita camouflage yisanisha n'abapfuye ibaza abantu babona ko rwose uhumekamo gake bakakukorera bino babonye kuri muzima byo kuba muzima rero dore hano yisanze mu rugisabe yari amaze igihe yibera mu Bwongereza azi ko rwose ngo demokarasi yacu ngo twese twemere kuvuga iki dore n'ubwoba yaragiye aryama aho ngaho mpaka dore baragiye rwose bariba abo ngo Sami Switch bonago rwose ari ibyebe bindi gusa n'ubundi bihebyemo gake baraza akajya kureba aho ibyebe byisha abantu bakiyibira bakikomereza ni Sami Switch Sinta PDG nabazesto bose avayo yarebye nkamuze mudugudu agiye nabi mudugudu bamupfumuyinda karitsiye usanga bayishe nagondwa ba rufendeke nta mikino bagira gusanga ufite abanyamahanga utabavuze bahise bakazira none ni babakunda abantu bafite imico itameze neza nk'iyabo yavuyeyo kandi yagize amahirwe rwose aha ngaha Sami Switch arabonye ibintu by'ibisogisi wabyiba sibwo abyibye rero agasanga urimo arahumeka agupfumura ahereye ku sasa kugira ngo umenye ko umuntu ibibazo bye bitajya bishira dore ngo haraza sasa impyisi zivayo aha ngaha turi kumva amaraso abana b'abantu bapfuye ndapfuye rero fata inosho ku mpyisi impyisi wahise tukirira inyama koko zisubira inyuma akose wahise tukirira inyama narakobeta inosho we yararakaye zisubirayo ni impyisi zizumvisha amaraso zije rwose kuba zinyweraho zibonye byo kurarira asanga yarabarebye mbacukurire cyangwa aho nanga babona agiye kubashyingura ari mu gace wenyine asike gucukura sasa uri umwe ibaze icyobo cyajyamo abantu bose yacukuye akantu kanzinya katajyamo n'imbeba sinabashyingura sinabibasha uwo sinjye ucukura urwobo rungana kandi yarebye neza asanga abantu umudugudu nk'uyu nguyu wabakiriye abari cyane hanze imanzwa zaza zikabarya asanga areba bafite za firigo zirimo iki nacyo urebe ko narya upfa kurya ibintu byose ubonye aha ngaha ni ukurya ibintu by'ibipwavuro ukapfa kurya ibikaroti aha ngaha menya wajyana karoti z'icyatsi wamenya ari ibiki mwe mwagiye yose aho mwabaye se nizo zihari zo bazita jipe kirote yaje hano ino karitse kuyivamo ugapfa kugenda gutyo gusa ntabwo wapfa kugenda ugomba kubanza ukamenya ugiye hehe ni hano nawe wicaye ugahita ubona buri wese bagutayeho yima
uhita wava kuhava se ugiye he umunyamahanga hano hose ugeze bakubona kuri umunyamahanga. Arebye udufoto yafashemo twafashe harimo twamujyajya bose amujyajya ntabwo akawe waraje ibyihorera muvuga nawe nta kuba ari hano we bitanga iki. Yaricaye ari muri karitsiye wenyine mu mudugudu uri ahantu hitaruye hakurya kure. Iyo havuye ugenda ugera ahantu rwose hari abantu byigomeke ibiki nibyo bigiye bazenguruka. Rero numva kugenda utazi ngo ugiye he ugiye gukora iki. Naryamye umukeraho beka kwica ukabura icyo ukora kandi ntabwo waryama yaze kuryama gutya muri aya mudugudu ngo uryamemo nijoro bangweho ntabwo yapfa kuryamamo bamuguye yose agenda akaryama ahantu hitaruye. Mwite Wilson igipupanga yatangiye kugita izina Wilson wakwita Wilson wa gipupe we gipupe agiye kugita Wilson nibyanga cyite musonera. Ujya kuryama ahantu hitaruye ntabwo waharyama nyirizina akabyuke ongera akabyukira. Ibyo usanga rwose muri ubu buzima kugira ngo buriya ngo rwose ibyo mubona imitungo ngo ubutaka ngo amazu uri wenyine se byakumarira iki. Afite karitsiye yose niye abantu ngaba bose yagiye abashyira ahantu hamwe arafunga abantu babishe Rufe na bagenzi be Rufenderi arafungaho kugira ngo atagira ikinjira. Ajanga mu mazu yabo arebe nta kintu nabona nakifashisha arebamo. Mbibutse Samisi w'iki na bagenzi be n'ubundi bahageze kare iby'ingenzi babyibye rugikuruta arebye hano mbonye icyo sha ndahamagara ibintu by'ibyo mbere ukuntu utamenye ukuntu bikora ushaka guhamagara ugashinda ukwamagaye mu byihebe ari bufatishe ngo rwose ngo ndananga ngo ndi mukobo ya ugomba kugira frequency ufatisha neza ugahamagara. Nyanga areba neza ashyiraho karensi ke kandi lense ya mbere yangiritse asafata ikarita umuntu utazanga neza atanya kubara neza nci hano akazominga neza iranzira ndabona napfa kwicamo nyicamo se cyangwa wacha hari abantu bari guhura nabo yamaje kubona basabise ico bari ukwabo yamaje kubona ko Rufendeke na bagenzi nabo bari ukwabo abitwa ba brotherhood nebyihebe bizwi birazwi neza cyane birazwi muri bihugu ni ibyo bimwe byarihebye biriheba koko baza ngo umuntu ni gutafata umwanzo wo kwiheba ariko nyine ariheba yenda bwira n'abantu bose ko yihebye bakamana ibyangombwa ko yihebye bicyemezo mpuzamahanga rwose genda yerekana n'abapolisi ko yihebye. Bwatinze bagenzi ba Rufendeke bagarutse hano aje asanga bahageze none bajya kurana nimba rwose bamubona basanga bariya yarapfuye wana twisubirireyo bajya kurana nimba bongera ukabona murungi bakiraho ngo Ismail yagarutse aje kumureba Ismail ndabonye agiye kunsubizayo asekamo Ismail mukagaruka yasanze umudugudu wose uwuzemo yewe uri muzima bajya kuraba umusirikare wabo basize bamuteye mu cyobo nyuma y'iminsi dore ibigori byagarutse ngo kumureba yakatitabara asa cyari muzima buri agize gutya Ismail asubirayo. Ismail yahise abona ko yagazaye n'imi wasinge ndigendeye ayiwe ndapfuye aragiye. Ismail kuba agiye sasa ariko kabini wo hano uhazi niba amenye inzira mucisha kugira ngo asubireyo agiye gutya nta muntu mbonye akandi kibe mbonye umuntu nokiye bariko mbona nga cyanashaje kibisaziyemo ugifite experience mu kwiba yari hano nyuma y'umuryango afite akuma nga gashyo nagukubita umushyo kwicumwe ni guhita rwose wizira ahubwo ko bose bahita baza. Ibyebe rero bifite n'imbuna nshya byebera ibyeba nga rwose biragaragara ko byihebye bw'amahirwe nga bisubirayo birikomereza nari mfuye gusanga Ismail rwose aramubuze. Ismail arabirebye avuga ati wasinge uguma hano avayo Murungi sibwo agiye kumara umwaka wose aba mu mudugudu ari wenyine agiye kwiturira akamubaho. Yarebye Ismail aramubura. Ismail
yahamagaye Isimayeli aragiye ndapfuye ndavano sasa ni Isimayeli mwana afunze po yangacyo wa mwana afunze cyo Isimayeli kodo byose biranga Isimayeli bimfabusa Sumayiri Kwera gorize nugupfa gufomboza Isimayeli imwe witwa mwana afunze imwe witwa kodo simbiza ariko Isimayeli yarahamagara gwansigara arasakuza arikubita nk'abana hafi kwivuruguta akubita ibikote hasi to sinabwiye ko hano ibintu nk'ibi wagiye gucuka na sara Murongi sabe icyonzi cyanga ibyo yigeze gusimbi yabisimbi n'amakomba ahubwo Aya Isimayeli basi bambaye Isimayeli kirarira kiri bugisha biranga aronga nungo ndi guseka nk'abantu birababaje ariko nta kundi neze ngirende ajangara karikira hano ndaguye ngo bya bintu byanyu mudashaka gukoresha ubwenge bwanyu ubwongo nabukoresha bugashyuka bukoresha yatanya arabara ibyabara numbaza ngo nimba ari byo nimba atari byo simbizi bikaritsi imwe ntago ayivamo aza muri firigo arebe ko nta yindi jipe kirote yabonamo ibiryanga byaragiye birabora biruma bapfuye muri firigo do kajya karaseka manange none ngire guseka ko byongeye iminsi yo kongire neza ibiryo ni ibyibura yatangiye ibintu by'ibikaroti by'icyatsi haza inzoka ndapfuye inzoka saza kujya ko manu nabo bagenda biheba none se yagiye kugira sosiso noneho si yose nyamacoma nta bintu byinshi hanga urarakara nawe umuntu ava mu misozi ugasanga inzoka ko nazi ibyaro ukwirya rero ugasanga ubumara bwayo yokeje ntago bushiramo sibwo baye nkayo agiye kwirya biranga ajya kuruka gusa bingi yari iminsi ya mbere ibyo nibyo bawigira urazirya se ko n'ibikeri n'ibiki byose n'amafuku birya n'iminyorogo tushida kuri kubirya kandi ari nabizima sasanga aho bafungiye ndibaza aho turi hera fikrim yok. Kasimbizi ngiye nabo bigeze ngiye Julius Chita mana yanjye Hatat olabilir. dushaka turi muri hatati wiki bose bikanga hatati Buraya geldik mi? baba batujyanye aho hose birashoboka ha none biratugendekera bite Duracaklar değil mi? baratwica we ceceka icecekere bavuga cyane ngo bitanga iki Sınav buna biliyor musun sen? Buna biliyor musun? wabuza abantu abanyamakuru bamaze guca ibihanga namba bazajya bagira abanyamakuru aza kugitwaje hano kuko mana ye Chita mana nyine naranze ngo nzarya duke twacita magic nigiye niryamye none ndebera washatse amakuru yo ku rugamba dore icyo amukoreye Yeter sus. ko swacitse we Chita urasakuza ngo bitange iki Sakin ol. tuza oya Bundayız. oya rwose tugire ka courage n'umurava esprit tugomba gucika sibyo Kaçalım. Baba kaçamaz mıyız? none ducitse dufite amahirwe na twacitse ngo ducike gucika kandi Üzgünüm ama. bihangane kukubwira ibi gusa Da götürdüler. nimba abantu batuzanye ni muri hatati ukuntu gahunda zimeze rero urabona uko zimeze Kaçış. bivuze ngo n'ubundi twamaze gupfa icyo gisigaye no gutegereza nyine igihe bari butwicire ariko n'ubundi turabapfa ni none ko Yesu ababwira nimba twageze muri hatati n'ubundi turabapfu nta kindi gikurikiye byo gucika urimo ucika nde twapfuye byarangiye ndapfuye ibaze rero ko uri kumwe n'umuntu akagukina enye ko mwapfuye wagira ute uko babona gutya bicaye ngo bapfuye aho bicare bayebera urwaje gupfa byo byarangiye bapfuye sasa hangari murungi we rwose agiye karitsiye rwose aho ngo do zayisaziramo karitsiye hanga n'ukwisaziramo yambaye ndakora iki koko mbigenze ne araza nk'akazenguka karitsiye akayizenguruka akayigarukamo nuko abantu batabaye nuri baramenye kwibana atazi kubana bagenzi be do yajanga mukure hano akabanga ngako nawe waragiye urabura twaye ngo wari wagiye mahanga ngo warabuze ngo bona amafaranga urabura ukora umuntu agukubesukira umutwe kwera imijinya Adamlar sorun mu çıkardı? Bize kimlik satmaya çalıştılar.
Sasa ngabonye ibyangombwa abona irangamuntu yibuka ko rwose ari cyo yamubwiye Ismail. Kimlik mi? Kuki dukenera irangamuntu? Abantu bafite irangamuntu hano nga brotherhood rwose irabareka bagataba ko bishakiye. Irangamuntu zabo batanga. Ari irangamuntu batanga yifite. Uragenda ukagenda. Irangamuntu sasa ndayibona gute? Sasa ari mugenzi wawe waguye mu cyobo. Cyangwa ashaka afite irangamuntu yakitwaza. Yaraguye wamenya ari umukobwa. Yo ngo yereka sasa icyobo cya metero 8. Ndajya moto. Anga nta yindi mahitamo ufite uri wenyine ugira ute? Uvanga ugiye gutyo gusa baraguhitana. Aramanuka mu cyobo. Arebye neza, arebye hejuru. Yewe ako nanye maje kwiheba pe. Yarebye cyo ngezemo menya neza avuga ati nanye narihebye noneho ndabyemeye. Menya nanye maje kwiheba. Ibi ni iki? Anga usanga umuntu rwose nk'umubyeyi waramutse amweretse nk'ubuzima giucamo kugeza ugeze muri aka kanya. Umubyeyi washaka kurega atagwa nk'igihumuri. Baza umubyeyi wabonye ko ari barimo. Kurya inzoka ari kujya mu icyo bita hatata hypertension. Hano nganga rwose bati cyane ngo navukiye iki. Ni ibise byari ibi. Ndebera. Azanga ndagusaka ariko byo wigira. Ndagusa. Sebwasanze uyu nguyu n'ubundi nawe yararaho ngana arangamuntu yagiraga kandi yagiye mu cyobo cya metero 8. Nibwo umenya ko imyako ari imyako. Azana. Wamayiranga koko. Muyirangamuntu arebyanga iyi si ifege. Narikenera naryo nawamenya. Abanza ari heraho. Here ku ifege. Abi amva irangamuntu ndayijyana. Ndayijyana tuntu twose twibanza aramusaka aramucakaza. Yaguye mu rwobo. Nta kintu ufite se? Ameno dufaranga twibanze se akuye umusirikare n'abari hasi. Yaramusatse. Kirangagisa ku musirikare. Umusirikare muzima. Umusirikare ni muzima. Nago Afrika hazaza karabaye. Karabaye mu. Ndakuye mu muntu gisabe yagorwa. Dore sasa mana yanjye. Umusirikare yaguye mana kuko mana nago yapfuye. Agiye kumurega sasa agiye gupfira mu rwobo. Agiye gupfira mu rwobo. Ndakuye mu muntu gisabe yagorwa. Yabo umusirikare nago yapfuye. Umusirikare yamuzukiye karabaye. Ndagega nuko kagenze shana we uziko musika avuye muri koma. Nuko kagenze episode ya mbere nimba bizagenda cyabite mu Rungisabe bagenzi bose bo bizabagenda cyabite. Ya episode ya mbere twarebaga iza ya kabiri mwicikwe n'izindi zose muzicikwe zose musanga kugiti.net ndabakunda cyane professeur engineer Dr Ingoranya so sweet no butungane ingingo y'abarenyera muze yani ndani kabaka ndani bebe ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 igiti.net, the free movie tree. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi,
uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi. Reka mbarangira ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 789.